kimwe muri ibyo bibazo bibiri, ntabwo wemerewe guhitamo. ndahitamo igisubizo kimwe. Urahitamo igisubizo kimwe, ntabwo wemerewe guhitamo bibiri. Gusoma Bibiliya paje 50 buri munsi, wahitamo iki? Gusenga amasaha 3 buri munsi cyangwa gusoma paje 50 za Bibiliya. Kuba fani cyane utazi vasi n'imwe. Ufite inshuti nyinshi abantu bakuzi. Umukristo usanzwe. Ariko ukaba ufite inshuti nyinshi abantu bakuzi, wahitamo. Sinzi ibintu bajya babona niba ari byo biba bihari. Ariko njye mbamara nanakwirera ko nanibidanje. None se ubundi zaba bakoresha ikiganiro utamureba. Nagukoresha nako. Kandi I appreciate you. Aya mvuze ngo iki? You appreciate them. I appreciate you. Ikibazo cya nyuma. Wahitamo. Yes, ngaho gira akantu k'ubwenge. K'ubwenge. Like ari ukuntu umuntu aba yize. Akaba ati ngewe hari akantu nahishuriwe. Kandi aka kantu ni ubwenge. Ako kantu gasangiza abantu. Ubwenge bw'isi se. Yes, turakwakiriyeho wakoze subscribe kuri Shalom Gospel. Uyu ni wa muhungu wanyu. Ndabakiriye. Tubaye ikaze nanone. Mwamaze iminsi mutatubona. Mu minsi ishize twagize umukutano wa Fishers Family. Tuvugiramo cyane bituma tudakora. Kandi nibyo byari byiza, byari ngombwa ko tuba mu giterane. Kandi tukanagikorera. Burya igiterane biba byiza iyo umuntu akibayemo akanagikorera. Sibyo byiza? Twakibayemo tukivuyemo tubanza kugira agatamuro ko kuruhuka. Yes, Imana iguhe umugisha rero. Ariko naje gusanga urumva mfite izina ryiza ku buryo nagakwiye kujya urumva kujya ndikoresha. Ubu ngiye guhera uyu munsi ngiye guhindura insuzanya. Izina ryiza seri Shalom. Ngiye guhindura insuzanya. Yes, turabakiriye Shalom inshuti bavandimwe mukoze subscribe kuri Shalom Gospel TV. Turabashimiye mwebwe mubane natwe umunsi ku wundi, mudahwema kutwereka ko mudukunda. Imana ibahe umugisha aho muherereye. Uyu munsi twagarutse rero ndi kumwe na Jenny Mbabazi. Nkuko bisanzwe tuzakorana utu episode twinshi, ariko nkuko nabasezeranyije nzabazanira n'abandi. Ariko ni byiza ko tuzashiraho abantu benshi cyane bo kugira ngo twumve thoughts zabo, kuko dufite content nyinshi cyane zakwigisha umuntu. Uyu munsi rero ntabwo turi bukore Be The Light. Uyu munsi anyway ndakwakiriye mu kiganiro. Ndakwakiriye. Uyu munsi rero turakora gospel, turakora ka gospel game gatoya. Uko tujye gukora ndajya nkubaza. Urumva? Ndakubaza multiple choice question. Hanyuma uhitemo kimwe muri ibyo bibazo bibiri. Ntabwo wemerewe guhitamo. Ndahitamo igisubizo kimwe. Urahitamo igisubizo kimwe, ntabwo wemerewe guhitamo bibiri icyarimwe. Ngo uvuge ngo kino na kino ya kimwe. Urahitamo kimwe gusa. Twagiye. Yes, mfite ibibazo rero bitari byinshi, bitari bunarambirane. Ndakubaza nimbona urushye ndakureka. Siko bimeze? Nimbona urushye kabisa ndakureka. Yes. Ikibazo cya mbere. Wahitamo iki? Ndamaza ngo wahitamo iki? A. Gusenga amasaha 3 buri munsi. Urumva? Cyangwa gusoma paje 50 buri munsi. Iki? Muri Bible. Gusoma Bibiliya paje 50 buri munsi. Wahitamo iki? Gusenga amasaha 3 buri munsi. Cyangwa gusoma
paje 50 za Bibiliya buri buri munsi. munsi. Nasenga. Wahitamo gusenga. Icyo kibazo twagitarutse. Muraza kujya mutubwira namwe muri comment we wahitamo iki n'iki washobora muri ibyo bintu. Ikibazo cya kabiri. Wahitamo iki? Kujya mu rusengero buri munsi cyangwa kutagira telefone mu buzima bwawe? Najya mu rusengero buri munsi. Ugahitamo kutagira telefone mu buzima bwawe? Najya mu rusengero buri munsi. Agatubeye. Okay, niko byumva. Ikibazo cya gatatu. Ntabwo turi bubitindemo. Ariko njyewe reka nkubwire. Wewe ntabwo urimo urasubiza imbabazi. Njye ndimo ndabaza. Ariko rwose ejo ubutaha nzaza nkubaze. Wahitamo iki? Ikibazo cya gatatu. Wahitamo iki? Kuririmba gospel ariko nta jwi. Like nta jwi rifatika. Nta jwi ufite rwose ryo kuririmba. Yego. Cyangwa kuririmba neza ariko utari umukristo. Hai baba we. Ntacyo nanjye ndirimba gospel nta jwi. Okay. Ikibazo cya kane. Wahitamo iki? Kumenya Bibiliya yose mu buzima bwawe nta joke ugira. Kumenya Bibiliya yose ariko nta joke ugira mu buzima bwawe. Cyangwa kuba fani cyane utazi vasi n'imwe. Kumenya Bibiliya yose nta joke. Cyangwa ukaba fani cyane nta kabese na kamwe. Ukaba nta murongo n'umwe uzi wo muri Bibiliya. Igitangaza cyabaye. Okay. Ubwo nyine namenya Bibiliya yose na joke ntazo. Wakimenya Bibiliya joke zikarorera. Ese ko numva tutubaza ari urucaba. Nari nzi ko naguteguriye bya nyabyo. Twagiye ikibazo cya gatandatu. Wahitamo iki? Kuba umupasiteri ukomeye ariko nta social life. Like kuba umupasiteri ukomeye ariko nta hantu na hamwe bakuzi. Urumva ubuzima bwawe mbese nta hantu ariko umupasiteri ukomeye. Yego. Cyangwa kuba umukristo usanzwe ufite inshuti nyinshi abantu bakuzi. Umukristo usanzwe ariko ukaba ufite inshuti nyinshi abantu bakuzi. Wahitamo iki? Inshuti zo mu isi n'ubundi ko naba umupasiteri. Ariko ni nkaho wanga abantu pe. Oya. Haba haje guhitamo hari. Okay. Ikindi kibazo. Wahitamo iki? Hagati yo kwiriza iminsi 7 cyangwa gusenga amasaha 7 buri munsi. Ni kwiriza iminsi 7 cyangwa gusenga amasaha 7 buri munsi. Buri munsi. 7. Nakiriza iminsi 7. Ako gusenga mbese ubundi wakiriza gute udasenga? Ubwo nyine ndakwiriza ntasenga. Wakiriza udasenga ukabishobora? Ukiriza ukajya wirirwa utari gusa. Ako wenda ndibutse uko umuntu yambwiye ngo mba nkureba cyane. Hari umuntu wigeze kumbwira ubwo turi gukora ibiganiro gutya mba nkureba. Abantu bareba ibintu biganiro byo kuri Shalom Gospel. Ariko njye bumva sinzi ibintu bajya babona niba ari byo biba bihari. Ariko njye mba mbona nanakwireba ko nta n'ibidanje. None se
ubundi none zaba wakoresha mu kiganiro utamureba nagukoresha nkakureba ngomba kukureba sibyo rata ngomba kukureba ikibazo cya munani karagaciyemo kandi oya ibitekerezo ni byiza kandi I appreciate you hariya mvuze ngo iki you appreciate them I appreciate you kabisa wowe wangiriye inama kandi nibyo ndanabyubahiriza n'umushaka ku buryo nazongera kujya nkureba I appreciate you kandi mfite ndetse ko ndi bubikatinge n'ubundi ndabikatinga n'ubundi ndahita mbikatinga ntabwo mbikora ikibazo cya munani wahitamo iki umutoki ko wahitamo iki kugira indirimbo imwe urumva ya gospel ariko ikaba hit cyane urumva cyangwa kuba uri mu rusengero urumva abantu bose bakuze abantu bo mu rusengero ariko kuba mu rusengero gusa cyangwa kugira indirimbo imwe ya gospel hit wahitamo iki kugira indirimbo imwe ya gospel iri hit cyangwa kuba uzwi gusa mu rusengero nahitamo kuba nzwi mu rusengero okay aya ni amahitamo yawe ngewe ibintu byose wajya uhitamo kontrere yabyo ikibazo cya 9 wahitamo iki kutajya mu rusengero iminsi yose ariko ugasoma bibiliya cyane urumva no kujya mu rusengero iminsi yose ariko ntusome bibiliya wahitamo iki nahitamo kutajya mu rusengero ariko ngasoma bibiliya kandi zo dukora benderete abwiye abantu ngo bajye mu rusengero nakubajije nyine bajye none hano turimo guhitamo wagakwiye guhitamo ibijyanye none uziko ibi byose dukora se kuriya tugendera kuri bibiliya niyo tuyoboye nakubajije ngo bitwaye iki mbaye umukristo mwiza ako sinjye mu materaniro urangira uravuga ntabwo waba uri umukristo abantu bajye muri video yabanje barebe ntabwo waba uri umukristo waravuze ngo kutajya mu materaniro ni icyaha ntabwo navuze ngo ni icyaha mwabantu naravuze ngo abantu singiye kubita ko atari abakristo ariko si abakristo buzuye niko navuze kandi muri komite abantu baraje baratubwira noneho bo barakomfirima baratubwira ngo ni icyaha zino barabeshya ni ukuri ni uko nguko njyewe nahitamo kutajya mu rusengero ariko ngasoma bibiliya kuko buriya bibiliya iyo uyisomye neza ugasenga wagira ubumenyi nyine bwa bibiliya kandi ukanakizwa ukanakora ibya bibiliya byose wabesha uransharenjeze oya nibyo none se ibintu byose ndetse kujya mu rusengero udasoma bible bingana ibintu byose twabwiye urabazi ko ibintu byose twabwiye abantu byose urumva byose uhinduye twabwiye abantu shamana yanjye mwabantu ukuntu navuze turi muri episode ya 2 ngira ngo ni ya mbere banza ari ya mbere ni atari ya mbere ni ya 2 narababwiye ngo umukristo utajya mu materaniro sibyo wese umukristo noneho rero umukristo ahangaha ntabwo turimo kuvuga noneho ngo umukristo ngo uri umukristo ngo wahitamo sibyo turimo kuvuga ngo wahitamo iki kutajya gusima materaniro mu rusengero urigaruye kubyo wavuze ntabwo nigaruye uri usanze n'ubundi icyiza baraza kutubwira aho kugira ngo njye mu rusengero nta bibiliya nzi biba bimeze nko kujya ku ishuri nta kayi nta karamba agenda ukicara gusa
ugataha ukica nta kintu na kimwe wazigera ufata mu mutwe wawe. Ariko hariya umwana wagumye mu rugo ntajye ku ishuri ariko akajya afata note abandi biza akazisoma, yajya gukora examen kandi ataragiye ku ishuri. Okay. Ikibazo cya nyuma, wahitamo iki? Ko uri umukristo ariko nta bigeragezo ugira, urumva? No kuba uri umukristo uhura n'ibigeragezo, wahitamo iki? Fayinari umukristo araje. Kuba uri umukristo, wahitamo iki? Kuba uri umukristo nta bigeragezo ugira, yego, cyangwa se kuba uri umukristo ariko ugira ibigeragezo? ikintu kiranga umukristo rero niko agomba kuba afite nyine ibyo bigeragezo. hitamo, urasobanura nyuma. Nahisemo se byumvise ko nahisemo, njye nahitamo kuba umukristo nkagira ibyo bigeragezo. Byanitinyira ibigeragezo. Abakristo we ikigeragezo si karande nyine kiraza kikagenda. Nyine umukristo aba agomba guhangana nyine agahagarara akizera Imana ikamurwanira mu bigeragezo. None se gute utinya ibigeragezo ufite Imana? Nta kigeragezo kiruta Imana cyangwa kiruta imbaraga z'Imana. Umukristo mwiza ni umukristo wemera kujya mu bigeragezo kugira ngo Imana igaragaze gukora kwayo. None se ubu biriya tutaca mu bigeragezo twazajya tuvuga ngo dushimanga Imana ngo kuko abantu benshi bashima igihe Imana yakoze ibintu, yamukuye mu bintu runaka cyangwa yamukoreye ibintu runaka cyangwa se yamukijije. Ubwo icyo gihe ubaye umukristo utageragezwe ntabwo uri umukristo, ahubwo uba warageze aho umwanzi agushaka yaragufashe gutya atakigushakisha ngo agutere. Yaba yarakubonye. Yes, ngaho gira akantu k'ubwenge like hari ukuntu umuntu aba yize akaba ati njyewe hari akantu nahishuriwe kandi aka kantu ni ubwenge, ako kantu gasangiza abantu. Ubwenge bw'isi se cyane ubwenge ntabwo mbizi neza. ubu ntibara n'ubw'isi nabwo babwira se turi mu isi, turi no mu isi ariko akantu k'ubwenge ni ubwenge kuri njye. Zagira umuntu udakunjajinga ngo wewe ngo ubwenge ni ubwenge kuri wowe, ni ubwenge kuri njyewe. Muri iyi si turimo twige gukora cyane, gushaka amafaranga bizatubesha muri iyi si tunezerewe tumeze neza. Aka kabiri kazadufasha kurenga mu isi tujya mu bwami duharanira bw'ijoro. Kubaha Imana no kuyubahisha, kubaha Imana no kuyubahisha turi mu isi. Kubaha Imana birimo ibintu byinshi, kuyubahisha birimo ibintu byinshi. Kubaha Imana ni ishingiro ry'ubwenge no kumenya gutunganye. Nibyo ra? Ako se ko nari naraborotse Bibiliya. Nari narayiborotse. Wasangiraga muri ADPR, menya muri ADPR baragiraga barabaforomataga bakababwira ngo mufate ibi mufate igihe menya abana nayo bavugishaga nyine nk'inuza. Uzi akantu bajyaga bambwira ngo mu bana bato mwubahe so na nyoko kugira ngo muramire mu gihugu Uwiteka Imana yanyu ibaha. Maze namwe mukabifata. Iyo nabaga nasuzuguye navuga ndapfuye birarangiye nawe ndapfuye. Ariko muri Sunday school wowe muri Sunday school igihe gito murangiye na hari ibintu nzavuga bitari ngombwa ariko nayibaye
Sunday school nayibayemo kandi nayibayemo mvuza ingoma. Navuzaga ingoma kano ka music kari kakurimo uruhu ariko ya yindi bahonda nyine bakubita n'imirishyo niyo ngiyo neza umva cyo kora njye muri Sunday school nyine twajyaga kuririmba akabanza akagira umwana uvuga ijambo nyine babaga twabaga twari borotse abaga yaratwigishije nko ku cyumweru wenda akavuga ngo wenda nko muri Matayo wenda ngo ibice 5 gutyo cyangwa se kavuga ngo mu Baroma nyine ukabifata mu Baroma ibice 12 umurongo wa mbere ugahita uhavuga hose noneho mukabona kugira gute kuririmba baranye nari umuririmbyi kuva kera. Okay. Sinzi umuririmbyi se kiko utemera uburirimbyi bwanjye rwose kandi ahantu nzi uyoboye njyewe ngenzi uyoboye reka nkubwire narayoboraga ahantu hose nakuriye nkuru bahitaga kwayarida kwayarida okay Mbabazi Jenny kwayarida cyane come here anyway turabashimiye ko mwabanye natwe Imana yohereze umugisha ubwo njye nari narabakumbuye warabakumbuye Bedelight vuga nk'abantu warakumbuye Bedelight kabisa kuba urumuri reka mvuge kuri Bedelight gusa Bedelight nta kibazo bivugeho ariko ntabwo ari twakoze Bedelight ni inoza tumaze gukoraho ama episode uzugeraho nka banza ari nka 4 ni 3 mani ntabwo ari 2 washyizeho na Bedelight sokoze ariko ibira by'indirimbo karaka indirimbo za tukita Bedelight worship okay ni 2 episode 3 ni 3 Bedelight kubura umuri wenda tuzabigira indi episode tuze dusobanurira titre sibyo dusobanurira title dusobanure kubura umuri wabura umuri gute aho uba cyangwa se ni gute wabera abo mu bantu urumuri mu kazi se mu rugo mubana muri famille yawe mu bakuzi mu baturanyi muri korari mu rusengero ni gute wabera abandi urumuri ako kantu no gufata note urumva tukavuga ukuntu waba ariko nanjye nshaka kuba urumuri muri iyi minsi hari akantu ndashaka like kwitoza guceceka urumva natekereje numva gashobora kumbera urumuri kwitoza guceceka igihe habaye ikintu gishobora gutuma mvuga okay rega burera bibiri ivuga ngo umuntu n'abantu baceceka nyine ntibavuge bibiri bita abanyabwenge kabone nubwo nta kintu waba ufite nahishuriye uburyo bwo kuba umunyabwenge nubwo nta kintu waba ufite none nicyo kintu ndashaka kucyitoza umuntu ucecetse ntabwo wajya amenya like hari ukuntu umuntu agukora akantu ugashiduka wari ugiye kuvuga ugashiduka neza wari ugiye kuvuga ariko uba ubaye urumuri bayida ubaye urumuri iyo ushobora kubona ikintu gishobora kuzamura amarangamutima yawe ukaba warakara ariko ugashobora kukirwanya ntuvuge kandi washoboraga kuvuga ukanavuga nabi ugashobora kukirwanya ntuvuge hari uburyo bubereyemo yese okay ndashaka kubigerageza sibyo ndashaka kubigerageza nkareba ko bikora nimbona bikora njye nzabwira abantu kubikoresha kubera ko abantu benshi usanga ari abakristo ariko bakagira ikibazo kamere like umuntu urugero umuntu mwamwe uri nko mu rusengero urumva gutya nta bintu byinshi ugacika ukamukandagira agahita yibagirwa ko ari mu rusengero hafi yo kugutuka kamere pe Yesu ayagenda yature bundi bushya rero nasanze ndashaka kubyiga nkitoza guceceka ahantu mbona habaye ikintu cyagatumye mvuga
nzagenda mbikoreho ubushakashatsi mbikore mbigire genda ndebe ko hari ikintu bizamfasha ubikoreho ubushakashatsi yego nibimfasha nzaza mbibwira abantu kubera ko biba byiza babwire ngo ka kantu karakora biba byiza iyo uvuze ibintu guceceka biba byiza iyo uvuze ubuzima ubayemo like bituma wenda hari umuntu ushobora kureba video akaba ari ahantu mwahuriye akavuga ati ibi bintu avuze kuko ni ukuri hari abantu twigeze guhura uranyibukije hari umuntu wambwiye ngo ese ngo ko natangiye ngo biriya ngo ni ibishyimbo natangiye kubona kuri YouTube nyine ngo ukora ndamubwira wagiye usura bireba nyine wabibonye atambwira uwe yarebye urabona tuno dushoti dushyira kuri IG dutoya dushyiraho ka kantu muri episode ya mbere turimo kuvuga ngo ndimo kuguhakanya ngo umbwira ngo nuzuze ya nerve nuko neje ijambo barimo kumbwira ngo nuzuze nanjye mba nabyibagiwe nsa n'ubihakana nyine yego kuvuga muzaze mutubwire ahantu byanditse muri Bibiliya n'iki kuko utiwakanaga ijambo ry'Imana nabwiye nyamuneka ntiwazoje ikiganiro sinakaye ijambo ry'Imana uzajya dore ikiganiro gisoze uzabona ibyo impamvu nandi ushobora kubona impamvu uzi ko umuntu rero agace agahita akavuga ati ibyo jambo ko ryanditse muri Bibiliya gutuha kandi ijambo uzi ko rero ibintu uvuga n'umwana wawe azaza akabireba ndavuga uzajya dore ikiganiro cyose kugira ngo umenye uburyo nyine nari ndimo guhakana kuko at the end birangira tuvuze impamvu nk'inyigisho y'ikiganiro twe dufite ahitamo igitekerezo ngo muri turiya turuza dukata tukabanza twa mbere ngo noneho tujye dushyiramo akantu nyine gase nk'akabivugaho ijambo yego tubihakana kandi tubyemera kugira ngo nyine bamenye ko mu kiganiro habayemo no kubyemera murakoze cyane murakoze ariko nyine ubwo turaza kureba umu editor adufashe umuntu uzi kweditinga neza ariko turabashimiye wowe ugeze kuri umuntu ukiri kureba Imana iguhe umugisha Imana yagure imirimo yawe ariko nawe warebye agatangiye nawe Imana yagure imirimo yawe yagure ibikorwa byawe turabakunda mukomeze mudushyigikire mudukunde mudutere imbaraga kubera ko ibintu byose umuntu akora atagize abantu bamusapotinga ibintu ni abantu ushobora gutangira wumva wenda ibintu turi gukora ari wumva nyine ntabwo bitari meaningful ariko igihe kizagera kubera ko iyo umwana aratangira mara ijambo rivuga ngo uwiga rutuhanga ndariharaye muri iyi minsi uwiga ikintu niba witoza gukora neza uraruta umuntu utigeze ubyitoza kubera ko ejo you will be a master muri icyo kintu uri kwitoza so murakoze rero Imana ibahe umugisha naho ubutaha ciao turabakunda cyane turabakunda thank you